uwo nagerageje gutandukana nawe birananirana. Ikindi nshaka kugira ngo nimukane n'abana banje nyine mve mu Rwanda wenda nje nk'Ibugande kuko numva aribwo nabona amahoro ntakimubona. Na umuntu yaranyishe mpagaze nyine gutya uzi umugabo uri mu rugo nyirinzu akaza kurigira akaza kwishyuza amafaranga y'inzu, umugabo akaguvuga ati ndajya kuvugana n'uramu uri aho ngaho tigenda umuvugane ndawe. Iwabo bayifata gute? Bamwikora abantu bakomeye nubwo tutavuga icyo bakora, babifata gute? Nyina rero we mama wiwe nawe bigeze kubanaho nk'amezi nk'atanu. Nyina yamushakiye abantu kugira ngo ave iwabo, nyine yamushakiye abantu baramwirukana mu mudugudu wabo batuyemo, yamututse yirirwa mutuka mu bantu, agasinda n'injoro akaza akamukomangira. Nyina nyine kubyihanganira biramunanira, namushakira abantu baho ngaho, abayobozi baho nibo bamwirukanye iwabo, baramubwira ati tubabarire igenda. Urumva umuntu nyina yananiwe ise akamunanirwa nubwo zamushobora? Nanjye nicyo kintu nibaza, ntago oya wihera leta yaramunaniwe iramwirukana, famiye ye papa we aramunanirwa aramwirukana, mama we aramunanirwa aramwirukana, ni njye dushobokanye. Nyine bo bazi yuko ari njye tugomba kubana, sinzi impamvu. Bazi yuko ari wowe mugomba. Barambwiye, nyina mama we yarambwiye ati mva ati Imana ishimwe, twagize Imana, umuhungu wacu yarashatse, naze nyine yandagarira aho ngaho, nta kundi twagize Imana tuvira hano. Ati kuko uwo nguwo ntago tukimabara nk'umuntu. Bakujugunyeho mu ruho? Urumva kuko namufungishije rimwe. Yavuye y'ikintu ubu ngo basigaye ambwira, nzongera kugukubita biguha ikimenyetso cyo kunjyana kuri RIB, nzakwica cyangwa nako ntago ari nzakwica cyangwa se nzakwica bamfunge. Nicyo ngicyo ambwira. Umuntu ukubwira ko azakwica, umuntu wagize uruhare mu rupfu rw'abana banyu bane, ko na dogiteri yabikubwiye ati umugabo wawe ibiti, uwo muntu kuki udashaka ikindi kintu cyo gukora? Wenda ateye intambwe uzana ku nkuru yanjye, wumva ari iki gikwiye Ange? Ngiye ikintu numva nyine kimwe, kandi nk'abantu bakoranaga nawe, ikintu bambwira ni kimwe, umugabo wawe turamuzi, ni umuntu ufata imyanzuro ihubutse, yanakwica nk'uko abikubwira. Weho niba ushaka nyine wumva ushaka kuzaramba ku isi, uzashaka ukuntu uvana aho ngaho abana bawe mugende mu muhungu. Ati kuko barambwira ati kuko niyo wagerageza ngo gutandukana nawe, ati yaguhiga byanze bikunze. Mbwira wenda tuvuge nk'urugero, urumva yakoze ayo mateka yose atuma abana banyu bapfa, ubu nawe ari kukubwira ko agomba kukwica, umufata gute? Murabana mukararana mu gitanda kimwe? Uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe, ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa, ku muhanda wa Keke 515.
duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwihariko muri ubu buzima. Twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye. Mbanje kuba ikaze muri Igasabo showroom, ngwino tuguhe ibikoresho byiza. Hano hose tuba twicaye muri salon nziza, tuba twicaye ahantu hari amasalamanje meza, ibikoresho byiza byo mu nzu. Duhamagaye kuri 0788 0786 ubundi wirebere uburyo nyine salo yawe tuyitunganye neza, ndetse n'inzu yawe muri rusange. Umeze mute? Twizere ko mumeze neza. Ntabwo nemperetse kugaragara kuri kamera, ariko iyo naje kuri kamera mamuzi impamvu. Tuba dufite ubuhamya bukomeye bwa bundi navuga ngo umuntu aba ashaka wenda kurinda umutekano we cyane, bitewe n'uko nyine afite ubuhamya buri sensible cyane, cyangwa bushobora no gukora kuri benshi. Uyu munsi rero nicaye ahangaha gukomeza wowe waciye mu bikomeye, cyangwa n'uyu munsi ugikomeje guca mu bikomeye. Nicaye ahangaha nkubwira ngo baho, nicaye ahangaha nkubwira ngo komera. Niba udafite ugukomeza, genda gukomeje nkubwira nti ubuzima burakomeza. Kabone n'ubwo waba ufite byinshi bituma uvuga ko ubuzima butakomeza, uyu munsi wumva uboshywe, wumva ubuzima busa naho uri kugucika, ubureba ubwumva. Icyo kintu ntigikomeze kugenga ubuzima bwawe. Uvuga uti byanze kunze, ibyo ndi gucamo byose, ibyo ndi guhura nabyo byose ni ibintu biri temporaire. Ariko biraba temporaire, ariko nawe mutwe ubigizemo uruhare. Ushaka uburyo ubyigobotora. Niba ari ikintu runaka cyakunaniye kwigobotora, uvuga uti no, iki ni cyo gihe cyanjye. Iki ni cyo gihe cyanjye cyo kugira ngo mve mu gasuzuguro, mve mu kubohwa, mve mu kiboshye umutima wanjye. Ubeho, sibyo? Ubeho nshuti yanjye, ukomeze ubuzima. Ndi kumwe n'uyu mudamu mwiza, mudamu w'inzobe cyane, muremure, mwiza cyane, mwiza cyane. Afite ubuhamya bukomeye cyane. Yitwa Ange. Niwe tugiye kuganira nawe, utega amatwi ubuhamya bwe. Ubuhamya bukomeye cyane bw'urushako, ariko urushako rwamugoye n'uyu munsi. Ange, uraho neza? Muraho. Ni amahoro? Ni amahoro. Ni amahoro. Urabizi ko uri mwiza se? Ndabizi. Barabikubwira? Oya, nanjye ndabizi. No, urabizi. Njya nabyibwira. Ujya unabyibwira? Ubyibwira byagenze gute? Kuko kenshi mbona abantu badakunze kubikora gutyo. Ngiye kubera ko challenge zo kubaho abantu batakubwira ikintu, ngomba kukibwira nyine ngiye nkakishyira, niyo byaba wenda atari ukuri 100%, aho ngiye ngomba kwishyiramo ko ndi mwiza. Nta mpamvu nyine yo kumva ko ndi mubi, nta mpamvu. Kuki batabikubwira? Ntabwo ari ukuvuga ko batabimbwira, ahubwo hari igihe uba ubana n'umuntu ahora ni bibi gusa nta byiza abona. Ngira ngo niko ntekereza ko abantu hari abantu bateye gutyo. Aho ndabyumvise. Nubwo nagize ngo ni twebwe twese two hanze tutajya tukubwira ko oya. wowe ingenzi ntabwo bikubwira, ubwo n'uwo mwashakanye. Nibyo tugiye kuvuga ku nkuru yawe y'ubuzima bwawe, ariko noneho bw'urushako. Bimeze gute Ange? Inkuru yanjye rekanye here tugiye kubana n'umugabo wanjye. Njye nabanye n'umuntu twakundanaga bisanzwe. Yari inshuti, umugabo wanjye yari inshuti ya ex boyfriend wanjye. Okay. Mbonye yuko ex boyfriend wanjye tutazabana, duhitamo nyine, ari we yashakaga umugore nanjye nshaka umugabo, kubera icyo kibazo cyo gutabwa n'umuntu mwakundanaga. Noneho tubivuga ari blague, waretse tukazabana. Yari urumva twe tuziranye guhera 2008 nkiga, nibwo twamenyanye.
aba inshuti yanjye bisanzwe, ku buryo hari n'abantu najyaga mushakira abakobwa nyine baba inshuti ziwe ariko bakananirana, bakambwira uyu muhungu afite imico mibi, anywa itabi, anywa inzoga nyinshi, bla bla bla. Ariko ngiye kuko byaye ari inshuti yanjye bisanzwe, nkumva nyine nta kintu bimbwiye, yaba ndi n'iruhande nkumva ni ibintu biri ku, nta kibazo nyine, nta kintu biri buntware gikomeye. Nyuma rero ubwo tumaze kuvugana, yari afite nawe umusheri bagiye kubana, amujyanye iwabo baramwanga, baramubwira oya ntago washakana n'uno mukobwa, ntago tumukunze, ibintu nk'ibyo. Nanjye uwo muntu twakundanaga mujyanye iwacu nabo baramwanga, baravuga oya ntago mwabana, ntago twamukunze kubera impamvu ntari buvugire hano. Birangira gutyo. Noneho turavugana se ko iwanyu banyemera, nanjye iwacu bakwemera, kandi tuziranye igihe, kuki tubana gutyo. Dutangiye ibintu byo kubana rero, nibwo natangiye kujya mbona bya bindi abantu b'inshuti zanjye namushakiraga ngo babe inshuti ze, nibwo natangiye kubona ko ari ikibazo, ariko sinabiha nyine agaciro, nkumva ko ari ibintu bizahinduka. Tujya kubana yari afite inzu, iyo nzu yaragiye arayigurisha tugiye kubana. Mu mezi ya mbere nyine turi kwitegura ubukwe, ayigurishije yari ameze nk'amezi nk'abiri bamuhagaritse ku kazi, ariko ntiyabimbwira, ntiyagira n'undi muntu abibwira. Noneho n'abantu bari inshuti ziwe tuziranye barabimpisha, nyine bababwira ati muzibeshye mubwire tuzabonana namwe. Babimpisha gutyo ntibabimbwira. Tubana nta kazi afite, amafaranga twakoresheje, navuga ko twakoresheje ubwo mu bukwe, yari amafaranga y'iyo nzu yiwe yagurishije. Ngiye nkabaho ngaho ntabizi yuko yagurishije ya nzu. Araza turabana, nari mfite akazi gahemba 300, ntago yari amafaranga makeya nk'umuntu w'umukobwa udafite izindi expenses ari busohore. Noneho kubera akazi yakoraga nari nzi amafaranga ahembwa, kugira ngo nyine ntazajya nyabona, urumva nagombaga kujya nyabona nkababaza se amafaranga bimeze gute ko nta mafaranga mbona. Arambwira ati rero umushahara mpembwa urawuzi n'uyu, ariko kubera iriya nzu barankata, hasigara mpembwa amafaranga 32,000. Ati kandi ibyo 32,000 nibyo nkoresha nyine bezo zisanzwe nk'umuntu w'umugabo, niba nkeneye kuganira n'abandi, ibintu nk'ibyo. Nanjye kuko umushahara wanjye numvaga nta kintu ntwaye, ntaranabyara, nta bana dufite, numva nta kintu bimbwiye. Kuva tubana ntangira gutyo kwishyura inzu, ntangira kuzaya nyine utuntu two mu rugo twose ari njye ntukemura, ariko nkumva nta kibazo nyine, biba gutyo. Tumara umwaka wa mbere, tumara umwaka wa kabiri, ntaramenya ko bamwirukanye ku kazi. Noneho ubwo nakubwira ko impamvu ntabimenye nyine ko bamwirukanye, n'ubundi akazi yakoraga ntago kari akazi katambara, yakoraga mu kazi ka leta ariko atambara uniforme. Ngira ngo urabyumva. Ubwo ndabyumva. Noneho agataha mu rugo, akirirwa mu rugo, wenda byagera nimugoroba akambwira hari ahantu ngiye. Ntabwo najyaga kumubaza ngo ugiye hehe, numvaga ko bwagiye muri za gahunda z'akazi. Akaza kuza wenda nko mu masaa 7, saa 8, icyo nyine simbimenye, nkumva ko ari ibintu bisanzwe. Noneho njye nari mfite assurance yo ku kazi kanjye, njya kubyara, nkoresha ya assurance yo ku kazi kanjye. Ariko nawe aho hantu yakoraga yari afite assurance nyine. Ubwo nyine nkakoresha assurance yo ku kazi kanjye. Ariko kubera ibintu afite imico nyine myinshi cyane,
yageze aho ngaho najya njya ku kazi akansangayo, nimba hari nk'umuntu dukorana, nakundaga gukorana n'abagabo cyangwa n'abasore dukorana, buri mugabo wese dukoranye akumva ko ngo ni umugabo wanjye. Akansanga ku kazi nkajya kubona nkumva nko mu masasa barampamagaye ngo uri hehe, ndi ku kazi, uwo mwakoreye hehe, nkamubwira. Nkumva nyine nawe nihari, akambwira ngo ndi hano ku muhanda, sohoka nkubwire, nkasohoka nkakabura ikintu ambwira, bikarangira gutyo. Nkataha nmubaze se uba wabuze ibindi bintu ukora, nuko n'akazi kanyu ari gakeya, nyine bikarangira gutyo ntabyitayeho. Ubwo naje nyine kugira inda ivamo ya mbere, birarangira ndongera ubuzima burakomeza nyine gutyo. Mu mwaka wa 3 nibwo nabyaye, mbyarira n'ubundi kuri ya assurance yanjye. Sinzi yuko nyine bamwiruka, urumva iyo bakwirukanye ntabwo ujyana assurance, bitandukanye n'iyo bagusezereye ukomezanya assurance. Nabyaye nkoresha ya assurance yanjye yo ku kazi. Noneho urumva nabyaye 2019, umwana w'imfura. Yego. Ndabyara hahita hazamo covid, akazi kanjye nako gahagarara gutyo. Ariko nkaba nari mfite akantu nkoreramo kandi k'akabotike ku ruhande, nagakoreraga no kuva kera nkiri umukobwa. Nkakora ako kazi ariko nkagira n'ako kantu ku ruhande kakazajya kamfasha gutyo. 2019, 2020, 2021 nibwo namenye yuko bamwirukanye ku kazi. Uti kugira ngo bimenye byagenze gute. Turumva twagiranye ikibazo mu rugo, arankubita, njya kumurega. Ngiye kumurega nkavuga imyirondoro yiwe, bagasanga ntago nyine barambwira ati uwo muntu ntago tukimufite. Nagiye kumurega ku kazi kiwe, ati ntago uwo muntu ntago tukimufite. Ndababaza se gute se mutamufite, kuko nari nzi yuko akora nyine ari ibintu buri munsi ajya ku kazi. Buri munsi ajya ku kazi, nubwo atajyayo ku manywa, buri gihe ku manywa ariko ajyayo. Kumbi we yavaga mu rugo akigira gukina biyari cyangwa akajya mu bindi bintu utamenya biri aho ngaho. Bituma imyaka ingahe igashira? Nabimenye 2022 tangira, ubwo nabimenye. Noneho njya kumurega kuri RIB. Ibyo ku kazi nyine byanze. Ni umuntu ubeshya cyane ku buryo ashaka kukubeshya ibintu biri aho nyine ni by'amafuti, cyangwa se ukumva kubeshya nk'ikintu ukibaza ese uno muntu niko ashaka ko kimera, niko cyumva, cyangwa ni ikindi kibazo afite. Kuri RIB bamubaza imyirondoro yiwe, avuga nkayaye ukora iki, akavuga cya kintu nanjye nzi yuko akora. Yego. Baramufunga, ariko kubera famiye yiwe nyine bizamo, barambwira ntago azongera bla bla bla, genda umusabire imbabazi. Ndagenda ndazimusabira, baramurekura, araza n'ubundi turakomeza turabana. Yego. Noneho nkagira ikibazo 2022 nagize indinda. Naba ngejeje nk'igihe cyo kubyara, habura nk'amezi 3-4. Kubera nyine ibibazo byinshi byo kugutuka mu rugo, w'ikigoryi, atukana ibitutsi bitabaho i Rwanda, bya bindi bikojeje isoni. Akantu k'ibintu nyine mu mutima ukananirwa kubyakira, pressure ikazamuka, indi ikahita ivamo. Simenye ikintu kiyikuye, najya kwa muganga akambwira ko se ni ibirozi, ni ibiki, nyine bagasanga iyo pressure yamanutse, nta kibazo mfite, nyine biraho ngaho. Tugataha, akamfasha gushyingura, tukajya gushyingura, ariko n'ubundi akicara ambwira aho wowe uri umugore. N'ubundi nongeye kugira indinda 2023 nibwo
nakuyemo inda 2022 nabwo nari nayikuyemo akazajya none hatangira kujya anyurira wowe namubwa ntako se wenda ushaka ikintu ukora ngo ubundi se naba nkorera iki sukwirirwa undi cyangwa ntaga ibihumbi ngo nawe nzabura ngo ibihumbi 60 cyangwa 100 nyine nabwo ari kumbwa yuko yishyuye ibihumbi 60 kwirimbi ndavuga nkamwihorera nyine nkumva ubu mbere byabanje kujya binanira kubyakira nkumva nyine umutima ugiye nko gushwanyuka ariko ndabana no muntu nza kumwigira umutwe ndabana no muntu ibintu ambwira nawe ntago ari we nyine ni ibintu aba yanyweye n'izo nzoga n'ibyo bitabi ndabyihorera ubwo 2023 naje kubona kandi kazi ahandi hantu hatari hahandi nakoraga kuko aho ngaho yantesheje umutwe ku buryo n'abantu twakoranaga bajyaga babona ngiye kwitaba telefone ngo umugabo araguhamagaye se ngo bahagaze imbere y'umuryango nyine ukumva urasebye nkasohoka nkajya kumubwira byatumye nyine ndeka akazi gutyo kubera gukomeza kwanga stress zo kunyurira abantu uriya n'umugabo wanyine yabona n'umumotari untahanye nka kabiri wenda tuvuge nakoreye nk'ahantu kure yabona umumotari ntahanye kabiri ati buriya n'umugabo wawe gutyo neho ubu twari tugeze aho nagize indi nda nyine 2023 nabwo ivamo kwa kundi ya gatatu ivuyemo gutyo noneho njya kwa muganga ndababwa ntariko kungira inda zikavamo buri gihe zigeze kuri aya mezi biterwa n'iki umudokiteri wankurikiranaga arambwa ati rero ati afata ibizamini byose abura ikintu na kimwe ntaba ndwaye ati se arambaza ati se mu rugo mubanye gute ndamubwira nti nibisanzwe nyine ni bya bindi by'abanyarwanda ntabwo bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe bati rero ubutaha niwongera gutwita uzaze tutangire tuguhe utunini tw'umuvuduko mpaka igihe uzabyarira 2024 nabwo ndatwita ariko ngira Imana mpita yaragiye gukorera iruhande rw'iwabo yari yarabonye akaraka ajya gukorera iruhande rw'iwabo 2025 mu kwa mbere nibwo yagarutse agaruka indi ifite ibyumweru 32 yaraje amaze nk'iminsi nk'ibiri kubera nyine kwa kugutorotira kukubwira amagambo mabi nabwo ngira umuvuduko uri hejuru 180 nabwo ngira ikibazo indivamo ariko ntago yo yavuyemo completely ngo umwana abe yapfa nagiye kwa muganga nyine baragira barambaga bamuteruramo abaho urumva natwise 2024 mbyara 2025 mu kwa mbere ejo bundi se ejo bundi yabaye umwana wanyu wa mbere se oya umva dufite umwe mukuru ufite imyaka 5 abandi bose bagiye abandi bose inda zagiye zivamo urumva dufite abana babiri mu mbyaro 6 nta kindi kintu kibiteye ari stress gusa umuntu agushira ari umugabo witeye mufite abana babiri mu mbyaro 6 ubwo mwapfushije 4 kandi ari inda nkuru ari bakuru noneho ikibabaje nuko muri zanda zose weye yarambwiye ubwo ngubwo urumva dufite abana babiri yarambwiye ngo barabana bapfuye ngo n'ubundi ntabwo babaga ari abanjye ngo ni kwa kundi ubwira umuntu utakoseti wenda ko mfite amafaranga twagiye wenda twazagiye gushyingura uriya mwana wacu kuki tutamushyinguye wenda ahantu hazima ahita ambwira ngo ubundi se birasi ibinyendaro ngo ni ibinyendaro byawe n'ubundi ngo niyo mpamvu byapfuye njye abana banjye bari
cyangwa ukumva twicaye nk'ahantu dufite n'umushyitsi agahita umushyitsi yavuga ku bintu byo kubyara agahita amubwira ngo hari abagore babyara ngo hari n'abandi nyine ngo baje ku isi kubera abagabo mu migogoro ngo akatwita inda itari iyawe ngo cyakoze ngo ikintu nkundira Imana ngo ni kimwe wihite ibyica birabyana ngo aba yabyaye bitari ibyawe bibaza amwihorera ubwo ese mbwira wenda tutarakomeza gupfusha abo bana bose bane biturutse ku mugabo ntibyakurakaje ntibyatumye umwanga kuko umubyeyi n'umwana ni ikintu kidatandukana nakubwira se usibye no kuvuga ngo ntibyatumye umwanga kugeza ubu nkubwije ukuri niyo murebye mba numva ntazi nk'umuntu tubana icyo ari cyo ntabwo mbyisi niyumvisha buri gihe murebye hasi ntigute nabanye n'uyu muntu ntumva atari umuntu kuko ntabwo waba wagize ibyago wapfushije umuntu nyine we yibereye hariya ushaka kwemera ko hari igihe twari twagize ibyago ndi kwa muganga mbona ari kuri telefoni ari kubetinga kuri telefoni umwana wanyu yapfuye ahubwo nyine baho ngaho hari n'umuntu hari n'abari abaganga nyine ari kugukorera counseling we yibereye muri telefone ari kubetinga umujinya waranyishe ndayifatanye kubita hasi ahita abwira abantu sese ngo ntimureba se ngo ntimujya muvuga ngo ngengera amahane umugore yarananiye ni wa muntu ushaka kukwereka mu bantu ko we nyine nta kibazo ari umwana mwiza ku buryo nk'abantu duturanye aragenda agafata nk'abagore duturanye bamwe nyine badafite ibyo kurya nkabona yabazanye nko mu rugo urumva nta kazi agira ntakora ni ngewe ibintu byose biba biri ku mutwe minervari y'umwana kwishyura inzu guhaha akagenda akabazana nko mu rugo agahita ambwira mada uyu muntu rero nta biryo afite nanjye nyine ntabyo mfite ni uguhasoringa ni ukubishakisha uyu muntu nta biryo afite wamuhaye umuceri noneho wa muntu we yatashye muhakaniye agenda batisha mbega umugore ni umugore mubi kariya kagore nyine ni akana kabi ibaze ko umugabo we yanyemereye umuceri akawunywa hari ibyo aba yaguze se ntabwo wajya imbere y'abantu ngo ujye kubabwira ngo rero ngo ninjye ntunze urugo ubwo famiye yanjye yageza kubera nyine ibyo bintu twajyaga tugirana by'ibibazo bihoraho bya buri cyumweru famiye yanjye yageze aho ngaho iraza kudusura baramwicaza bamubwata gusa umugore wawe kuvuga ko adashobotse kavuga ko ari indaya ubanira icye n'indaya mwatandukanye hura umubwira yuko abana byara atarabawe aho kugira ngo ukomeze uvunikira abana batarabawe utabyemera ko ari n'abawe nimutandukane tujyane indaya yacu ati wowe ati ntabwo bishoboka ati ngewe umugore wanjye ndamukunda agomba guhinduka kuki adahinduka ariko ngewe impamvu ndayizi ni ukubera ko nta nyine ntashaka kwitunga ntabwo abishoboye ariko avuga we nyine avuga atanga motifu y'uko umugore wanjye ndamukunda ntabwo twatandukana buse dutandukanye yabaho gute yahita ajya kuba indaya ntabwo rwose ntabwo byagaragara neza kandi aba yirengera kuko azi ko kuko nyine azi ko ari wiki nta kintu yabasha gukora hagomba nyine kubaho ari uko ngiye mpari niko navuga noneho famiye yiwe nayo yajyaga yo urumva yagombaga kujya kuri side yiwe buri gihe mbere bataramumenya nyuma rero bamaze kumenya yuko akazi kahagaze bamwirukanye nibwo yatangiye kujya akora ibiraka yakoze ibiraka nk'amezi nk'atanu muri iruhande rwa famiye yiwe aza yagize kubona ibiraka ajya gukorana na se babana nyine mu nzu mu ntara noneho kubera nyine gusinda
agasinda agakingira na se mu nzu akananirwa gusohoka, nibwo nyine bavuze ati uyu muntu ateye gute. Isa yagera aho ngaho arampamagara arambwira ati reka nkubwire, ntabwo tuzongera kukubwira ngo komeza ubane n'uyu muntu, nubona niyongera kukubangamira na rimwe uzamute wigendere. Ndavuga nti yego. Ibyo byabaye 2023. Ndavuga nti yego, inama yiwe ndayumva, nagarutse ndamubwira nti uzi ko n'umuntu umwe wari usigaraye wajyaga gushyigikira nawe yambwiye yuko niwongera kumpangamira tuzatandukana. Bativa kuri kiriya gisaza, nuko nguko yambwiye, va kuri kiriya gisaza nacyo kiba cyasenze nkihurira. Noneho ubwo ubu nyine ubu noneho yize strategy yindi, kubera ko azi ko na famiye yiwe nayo yamaze guhaga ibyo bintu bye byo kumva ameze gutyo nyine. Ubu yamaze kwiga strategy, nukuvuga ngo ikintu akora ni ukunyica nyine mpagaze. Ashaka kumpamagara nk'imbere y'umukozi agahita ambwira, urumva sinamusigira amafaranga mu rugo, ntago nasiga amafaranga mu rugo makeya mba nabonye, sinayasiga mu rugo ngo mvuge ngo uraza gukora gutya gutya. Ambwira umukozi ahita yamwaka nkigenda, mubwampereza ayo mafaranga. Umukozi nta kintu ari bumukore, nkasanga yajyanye kuyanywera. Mubaza se urumva bizagenda gute? Tumaze kugira abana 2. Yego, umwe niwe wiga, undi urumva ni aracyari mutoya, ariko kubera ibyo bintu bya stress nageze aho ngaho maze kubyara mbura amashereka habe n'amakeya. Abaganga baragerageza barakanda amabere, bati nta kuntu utakonsa gute se utakonsa kandi wabyaye. Ariko bageze aho biranga, bemeza ko nyine nzajya nk'umwana amata. Hano ukuvuga ngo nk'umumotari nyatumye nkamuhamagara nkamubwira wenda nzanira, genda ahantu bacuruza amata unzanira amata y'umwana. Ejo bundi yarambwiye uwo mumotari ayazanye, narabyutse mu gitondo ndamubwira se ko nta mafaranga mfite na makeya, urabizi ko tumaze amezi 2 tutishyura inzu. Hari akantu nari nibagiye kukubwira. 2024 nabwo nari mfite akazi, ariko ngiye kubyara ku kazi barampamagarika, barambwira ati ntago tuzakomeza gutegereza, ubu ugiye kureka akazi, indi ifite amezi 5, ntago twategereza igihe indi izagerera amezi 9 ngo dukomeze tuguhemba. Ndasezera nyine, vuga reka nse, kubera ibyo bintu byo guhora mpfuje nabareka nsezere mbanze ngende njye mu rugo nicare nyine mbyare. Ndavuga reka ngende nicare mbyare. Nuko nguko naretse akazi njya mu rugo, ariko nkomeza ka kantu nacuruzaga gakora nyine kakazajya kamfasha kwishyura utuntu tumwe na tumwe two mu rugo gutyo. Ubwo urumva ko ako kantu niko gasa nkaho kadutunze. Noneho hajemo ikibazo cyo kubyara gutyo, nta ntuza utanabyiteguye, noneho ukanabyara n'amashereka akabura, amafaranga atangira kuba ikibazo mu rugo. Tunanirwa kwishyura inzu, nanirwa kuzajya ngurira amata y'umwana ya buri cyumweru, birananira nyine. Noneho ejo bundi ndamubwira, ariko se kubona ntago nkine singishoboye gukora bino bintu bya hano, ubu ugiye kumfasha iki? Shaka akazi kandi gashobora gukora iki gutuma tubaho nyine, wenda byibuze ujye umfasha kwishyura inzu. Ambwira ati ngaho uzakanshakire, ndakamubonera, ndagashaka ndakabona. Ahita ambwira ngo nakujya gukora akazi k'100. Mbaza se ako ngako urimo kwanga k'100 winjiza iki nyine, ufite iki? Ngo yango, ariko urumva ngo turakora se dukora iki? Nakugira ngo nyine twongere muri ka business. Naragiye mfata inguzanyo. Fashe inguzanyo igihe nari ndi kwa muganga naragiye kubyara. Yanguze amafaranga njyango yose yarayabetingaga yo yabonaga, kandi kuva twabana tumaranye imyaka igera mu 10.
Yeah. se ndabona yariye no munsi n'uyu n'umwe ngo byibuze ambwira ati dore bya bintu nkora byo kubetinga Yeah. dore icyo byazanye mbona ari nyine biriya bintu byo kubetinga ubundi ngiye mbifata nk'uburwayi umuntu aba afite. I know. ndamubwira se naraje nsanga nasizemo 1.5 miliyoni nsanga hasigayemo nk'ibihumbi nka 300. ndamubaza se igihe nari ndwaye ndi kwa muganga amafaranga mwayasize hehe? ngati nge ntago mbizi, uzabaza abakozi bawe ibyo bakoze. Iki nta kintu mbizi, ahubwo ahita yirukana umwe wo nari narahasize muri iyo minsi nyine nkirwaye ntaratangira gukomera ngo mve mu rugo. aragenda uwankoreraga aragenda. noneho ubwo ejo bundi namubajije ntese ko nta mafaranga mfite, urumva udashaka gushaka akazi? ati kanshakira ndakamubonera. nabwo urumva kugira ngo ujye kubonera umuntu akazi utagashaka. nirukanse mu bantu b'inshuti zanjye ndababwira mwaduhaye akazi. ati se umuntu arambaza ati sakaye, ndamubwira ntakari ko kose. bati okay, niba ari umuntu ushaka gukora ntaze amfashe. arangije ahita ambwira ati akareka ati njyewe ntabwo najya kwirirwa nicaye hariya, nta nubwo nabishoboreye ndahera abantu bazambone njye nicaye ahantu ngo ndi gukorera umuntu. ati ntabwo bishoboye. ni wa muntu mbese ubundi mvuga ko narongowe n'ikinyoma. ni ukurongorwa n'ikinyoma ukabana n'ikinyoma gutyo gusa, nta kintu umuntu na kimwe ashaka kugukorera gukora. ndamubwiye sinzi ukuntu ateye. noneho ikintu kimbabaza rero cyane ni ukuntu umwana wacu mukuru atangiye kumwanduza nyine imico mibi. urumva umwana ni umuhungu. umwana yaratangiye arambwira ngo mama ngo ntago nshaka kujya ku ishuri. si kubera icyo udashaka kujyayo? ndavunika, ndi kwishyura amafaranga ageze mu 200,000 kugira ngo wige ahantu heza. ntago ndamubwira nyine ntago biba byoroshye, mba navunitse nafashe utudeni mu bantu kugira ngo nkunde nkwishyurire. none uri kumbwira ngo ntabwo ushaka kujya ku ishuri? ngo yawe ntabwo nshaka kujya ku ishuri. ese ushaka kuzakora iki? kwa kundi nyine uba wumva umwana wenda afite nabaze ntiwasanga mfite ikindi kintu ashaka kuzakora. ahita ambwira ngo ndashaka kuzajya niririrwa mu rugo. ukora iki se? ndeba filime nka papa. nka papa. ntabwo yatinyuka kuvuga ngo nka papa, ariko ahita ndashaka kuzajya nirirwa mu rugo. ukora iki se? ndeba filime. mubaza namubwo ubona urugero urimo guha umwana gwagenda nkuraho ubwo bushinzi ngo urumva ngo ubwo se ngo ningiye ngo namubujije. ni ukuvuga ngo ukuntu urugero ayereka umwana asigaye ambwira ngo papa yaravuze ngo ni ukubwira umutantine papa yaravuze ngo ntihakagire umuntu nkoraho. kubera iki se? ngo ngende umuhungu, nta kintu ngomba gukora, nta muntu ugomba kunkoraho atari we. mubwira uri kumva ingeso wigisha umwana. umwana araza yarwanye n'umwana ku ishuri, nkamubaza arambwira mama navunitse. wavunitse iki? nabuvunitse ukuboko. byagenze gute se? ngo narwanye n'umwana ku ishuri. uzi se ikintu ahita amubwira? ndamuhamagara ngo ino hano. wamukubise gute? atangira nyine kumubwira ngo yansunitse, nanjye namusunika mvuna ukuboko. ngo ntabwo ari uko nguko bigenda. umwana niba agusunitse ko biturushye mu maso nyine ni ibintu. ndamubwira ariko uri kumva ibintu wigisha umwana? wari umuntu mubana koko? namubwira ngatekereza umwana niba mpamagara ku ishuri ngo umwana wanyu yakubise umwana wenda amukuramo amukomeretsa ku jisho, nzagenda mvuga ngo iki? kandi we ni wa muntu ntazi naho umwana wacu yiga, ntago ahazi. usibye kubona wenda ngo yabasha gusoma kuri uniforme ziwe, ntahazi. niba baduhamagaye mu nama y'ababyeyi nkamubwira se kubona afite akazi wangiriye, yahita ambwira ati nutajyayo nta akazi kawe. mbese we nta kintu bimubwiye, ku buryo nka ku ishuri kuva aho nyine yagarukiye kuba mu rugo. umwana ku ishuri barambwiye ati se ko abarimu biwe barambwiye ati se ko umwana wanyu yatangiye gusubira inyuma, habaye iki?
tisha njye icyabaye ndakizi. Yeah. Yari mu rugo aba ari kureba filime nazo z'abantu bakuru zitari n'iz'abana ngo byibuze ziramwigisha. Yeah. Umukozi ntiyavuga, nanjye iyo mpari nta kintu namubwira. Iyo ntangiye kubara abantu ntukantoterereze umwana ajye umureka azabaho uko ashaka. None se kuki mudatandukana? Uti rero kuki tudatandukana? Nka 2023 twara icyo gihe njya kumurega kuri 2021 njya kumurega kuri RIB tugatandukana. Baramufunze, bamufunguye turatandukana. Asanga narimutse, yasanze narimutse. Mpamagara famiye yiwe, mpamagara na famiye yanjye, baraza ndamubwira nti rero ukuntu bimeze njye nimutse, ndashaka ngo ufate ibintu wumva hano mu nzu ushaka, ubu kwawe nanjye mbe ukwanjye, kuko ntabwo dushobokanye. Nyine ibyo ushaka gukora njye si byo nshaka gukora, ntabwo dushobokanye. Arangije yaragiye nyine amara iwabo igice cy'ukwezi. aragaruka arambwira ati rero niba udashaka ko tubana, icyo gihe nari mfite uwo mwana umwe wenyine, niba udashaka ko tubana ntabwo umwana wanjye yabaho ntamufite, tutabana tutari kumwe. Ngiye kumutwara, ndamureka aranamutwara, aragenda. Bamarana ukwezi. Bamaranye ukwezi, abantu baturanye batangira kujya bampamagara. Njye urumva nari narabirambiwe, ndavuga reka dutandukane nta kindi nta kundi. Abantu baturanye bakajya bampamagara, umwana wawe nyine bakambaza, ariko ubu koko umwana wawe agiye kuzicwa n'inzara kandi nta kintu ufite ubushobozi bwo kuntu umwana abaho? Ndababwira se habaye iki? Yirirwa hano. Mbajije ku ishuri, urumva muri icyo gihe cy'ukwezi bamaranye hari harimo vakanse, baranatangira barafungura abanyeshuri, usanga ntiyigeze amusubiza no ku ishuri. Ntiyari arizi nyine, ntiyari azi n'aho yamujyana. Ntiyari no gutinyuka kukubaza. Ntabwo yari gutinyuka kumbaza. Umwana icyo gihe ndamubwira nti se ko umwana wanjye atiga, ubu ndi kuvunikira iki? Abantu nyine bangira inama aho kugira ngo rero utumwana, umuntu aruhana umwana we, ko kugira ngo utumwana genda nyine mupfe kuba umukongera kumubane, n'ubundi nta kundi nyine ujye umurera nk'uko urera n'uwo mwana. Nuko nguko twongeye turasubirana. Ubu rero ikintu noneho gihari, ntago nkibashije gukora bya bintu nakoraga, kuko mbere nari mfite akazi mbasha kwishyura inzu, nkabasha kwishyura minervari y'umwana, nkabasha guhaha mu rugo, ariko noneho ntago nkigafite. Ikindi ntago nkibasha hantu ncuruza hasa nk'ahahombye nyine kubera gukomeza nkuramo kandi nta kintu mfite cyo gusubizamo, nkishyura n'iyo credit nafashe. Birangira gutyo. Ubwo ikibazo mfite ikintu numva nifuza ko abantu bamfasha. Ntago navuga ngo narize mfite amashuri, ariko niyo ntakoresha ntabona akazi ngakora ibyo nize, ariko ndi umuntu uzi gukora ku buryo ahantu hose najya numva nakibeshaho n'abo bana mfite, ariko ntafite ibintu bikora iki bintega. Noneho ikintu ngiye nshaka ko abantu bangira inama, naragerageje kugira ko uburyo ki najya hanze, kuko urumva n'ubundi we ikintu yizirikaho ni ukuvuga ngo ntabwo nzamutwarira abana. Niba ushaka kugenda uzagende nyine, uzajya n'ubundi kuba indaya, nuko nguko ambwira uzagenda uzajya kuba indaya. Ariko mukoze divorce se ntabwo wenda urukiko rwakwanzura ko abana babana nawe akajya basura cyangwa ukajya bamwoherereza? Narabibajije nabyo. Bakubwira? Narabajije. Barambwira ngo divorce bayemerera umuntu, sinzi niba wenda barambiye cyangwa baramwe ngo divorce bayemerera umuntu ubyemera ntawe ubyemera. We rero ntabyemera, avuga ngo umugore wanjye ndamukunda. No,
kandi simbihamya iyo utanze impamvu uzajye kubaza neza niba wumva ko gutandukana icyo kintu nagiye kubaza muri Isange nagiye kubaza muri Isange igihe icyo gihe yari yankubise yanankomerekeje ngiye kubaza muri Isange barambwira ati rero ikintu gihari ni kimwe nuko uno muntu we yakemera ko nyine mutanduka abyemera barabatandukanye ariko umuntu igihe avuga yuko we agukunda kandi ashaka guhinduka ni kwa kundi nyine babwira tujye kubagira inama wenda tubaha amezi 6 mutabana ibintu nk'ibyo ni gutyo bansobanuriye nta kintu nge nshaka ko abantu bangira inama wumva nagerageje gutandukana nawe birananirana ikindi nshaka kugira ngo nimukane n'abana banjye nyine mve mu Rwanda wenda njye nk'Ibugande kuko numva aribwo nabona amahoro ntakimubona na umuntu yaranyishe mpagaze nyine gutya uzi umugabo uri mu rugo nyirinzu akaza kurigira akaza kwishyuza amafaranga y'inzu umugabo akaguvuga ati ndajya kuvugana n'uramu uri aho ngaho ari aho ngaho tigenda umuvugane ndawe iwabo bayifata gute bambwiye ko ari abantu bakomeye nubwo tutavuga icyo bakora babifata gute mbere kubera ko nyine nabo yababeshyaga nkuko nakubwiye mbere atarajya gukorana na se ngo ise nyine amumenye nawe yumvaga ko nyine umwana we ni nk'abandi bagabo bose wenda hafi ya bose sinago navuga ngo ni bose kuko hari abeza hari n'abadashobotse ako yumvaga ko nyine ni nk'abandi bagabo niba yamubwira yuko atanga rasiyo akamubwira yuko inzu yishyura kuko ntago bigeze badusohora mu nzu na rimwe muri iyo myaka yose 10 ntago bigeze badusohora mu nzu na rimwe niyo nyine natakaga mvuga umuntu arambangamira baharavugaga ni bya bindi by'abantu ariko nyuma baza kuvuga burya wari ukomeye wari wihanganye nyina rero we mama we nawe bigeze kubanaho nk'amezi 5 nyina yamushakiye abantu kugira ngo ave iwabo nyine yamushakiye abantu baramwirukana mu mudugudu wabo batuyemo yamututse yirirwa mutuka mu bantu agasinda n'injoro akaza akamukomangira nyine kubyihanganira biramunanira amushakira abantu baho ngaho abayobozi baho nibo bamwirukanye wabo baramubwira ati tubabarira igenda urumva umuntu nyina yananiwe ise akamunanirwa niho zamushobora nanjye nicyo kintu nibaza ntago oya wihera leta yaramunaniwe iramwirukana famiye ye papa we aramunanirwa aramwirukana mama we aramunanirwa aramwirukana ni njye dushobokanye nyine bo bazi yuko ari njye tugomba kubana sinzi impamvu bazi yuko ari wowe mugomba barambwiye nyina mama we yarambwiye ati mva ati Imana ishimwe twagize Imana umuhungu wacu yarashatse naze nyine yandagarira aho ngaho i Kigali nta kundi twagize Imana tuvira hano ati kuko uwo nguwo ntago tukimabara nk'umuntu bakujugunyeho mu ruho ndetse kuba utajya mu nkiko niba ushaka gutandukana nawe utajya mu nkiko wenda baza kukugira inama bizobereyemo ababizi uraza kubibona muri commentaire wenda uraza gushakana nimero za telefone tuze gushyiraho kubera iki utajya mu nkiko ngo mama we atanga ubuhamya na papa atanga ubuhamya yuko adashobotse adashobora no kuba yarira abana simbi kujya mu nkiko ubwo byaba bivuze ko nshaka gutandukana nawe noneho urumva kuko namufungishije rimwe yavuye y'ikintu ubu ngubu asigaye ambwira nzongera kugukubita biguha ikimenyetso cyo kunjyana kuri RIB nzakwica cyangwa nako ntago ari nzakwica cyangwa se nzakwica bamfunge nicyo ngicyo ambwira
kandi yaramwe ati ninkubona nyine ngufashe ibyo bintu bivugisha ngo ngo mujya muri ribu kurega si ikimenyetso bazagikura hehe. none se mbwira umuntu ukubwira ko azakwica umuntu wagize uruhare mu rupfu rw'abana banyu bane ko na dogiteri yabikubwiye ati umugabo wawe ibiti uwo muntu kuki udashaka ikindi kintu cyo gukora wenda ateye intambwe uzana ku nkuru yanjye wumva ari iki gikwiye Ange? ngiye ikintu numva nyine kimwe kandi abantu nk'abantu bakoranaga nawe ikintu bambwira ni kimwe, umugabo wawe turamuzi, ni umuntu ufata imyanzuro ihubutse yanakwica nk'uko abikubwira. weho niba ushaka nyine wumva ushaka kuzaramba ku isi uzashaka ukuntu uvana aho ngaho abana bawe mugende mu muhungu ati kuko barambwira ati kuko niyo wagerageza ngo gutandukana nawe ati yaguhiga byanze bikunze. mbwira wenda tuvuge nk'urugero urumva yakoze ayo mateka yose atuma abana banyu bapfa, ubu nawe ari kukubwira ko agomba kukwica, umufata gute? murabana mukararana mu gitanda kimwe? ubu ngubu aho ibintu bigeze dusigaye turara mu byumba bitandukanye. urumva nagize imana kuva nabyara ararana n'umwana mukuru nkarara mu kindi cyumba, ariko mbere nyine twarararanaga, noneho uzi kurarana n'umuntu reka wenda ngire nk'inama nk'abagabo banywa itabi, nk'umugore ntanywa itabi ubu urarimo, twarararanaga ariko ni kwa kundi wasangaga umuntu areba hirya undi areba hirya kuko ntabwo mba ashaka kumva umwuka w'itabi. kandi wa muntu nk'ubu twicaranye guhera igihe twahereye twicaye nk'iminota 30 iciyeho twicaranye aba amaze nk'ipaki y'itabi. ntanibagiwe kukubwira kandi kanumva nta kazi agira, ngomba kugura ya mataba ntayagura arantuka. ubwo ntashye nyine yampamagaye ati wenda nyoherereza amafaranga yo kugura, hari ikintu ushaka kugura, si giki yohereza nyine 2 hari ikintu ushaka kugura. nk'ubwani ntayo mfite nkaza gutaha, ubwo arahera ako kanya mbwira njye nta ushaka kumpa amafaranga uba wayajyanye mu bagabo. namubajije ariko abagabo bameze nkawe wumva nabakura hehe? ubu urumva ibyo 2 nabijyana muri aba bagabo? ntayo najyanye, nari nayabuze nyine nayabuze. oya uba wayajyanye mu ndaya zawe biki n'ibiki? namubwira wowe basi nanareke no kumfasha kuntunga, basi yitunge ajye yigurira ibyo ashaka. n'imyenda no yimugurira se? nese urumva yambara iki? njye nyimugurira nyine. kuva mwabana? kuva twabana. mumaze igihe kingana iki harya? imyaka 10. 10 mubana? ari no mukora utuntu twose cyane, noneho tunamukorere anagushime, dukore anagutuke akubwire ko umufata mu mutima wawe mufata nk'umusazi. rimwe mufata nk'umusazi, ubundi nkashaka kumufata nk'umwana ndera, ako nakibuka ko atazakura ngo icyo kintu agicikeho, nkumva simbyumva, nkumva ngiye nko gusara. reka dusoze. umuntu uri kutwumva muri kano kanya wumva wamusaba iki? umuntu uri kutwumva muri kano kanya ikintu namusaba nuko nasaba abantu kungira inama y'ukuntu najya nko hanze nkamuhunga, kuko niyo busiyo yonyine mfite. ikindi umuntu uri kutwumva namusaba ko wenda ibyo ngibyo byo kujya hanze biramutse bidakunze, namusaba nk'uko yantera inkunga nkimukira wenda nko mu kandi karere, wenda nkava nk'i Kigali nkajya nk'Igisenyi, ku buryo azabya nko kumenya nk'ahantu ndi wenda haciye nk'indi myaka nk'ibiri cyangwa 3, sinzi niba bishoboka. ngira ngo ni nka kwa kundi umuntu aba afite ibibazo ukumva
impamvu yo kubikemura nyine ukayibura. yego reka dusoze tuza gushaka nimero yawe tuza gushyiraho, ariko n'inzego ziri kutwumva muri kano kanya ashobora kuba ari inzego zishinzwe, ashobora kuba ari RIB, ashobora kuba ari abashinzwe amategeko, ashobora kuba abashinzwe uburenganzira bwa muntu, ashobora kuba ari abashinzwe gukemura ibibazo by'ihohoterwa. Abantu bafite inshingano mu gukemura ibibazo by'abantu nk'aba ngaba, hari ibyo nyine umuntu aba adashobora kuba yasobanura bitewe n'uko nta bimenyetso nyine. Ange mureke tumufashe mu buryo bwose bushoboka. nawe ubutaha nitwa Rweme Mbabazi, ariko mbashinze uyu muvandimwe kugira ngo nibura ubuzima bukomeze ejo bundi tutazumva ngo Ange yapfuye bitewe n'umugabo. Murakoze cyane. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yacu.